kabisa. So umujene uri tayari? Give me the hot freestyle kabisa. Give me the hot freestyle. Kuri simfite imikino gukina muri ibi nsaba umutima umuhungu udafite n'ibiro guhabwa Kigali mugira kira ubwana busari imbyino n'izina ry'Imana mburusha gukina rero mese guturuka ziraracenga cenga agasebya abaginga mu kiwanja mbega press guseba Kigali ntibisaba paper ibyo yayimara energy na ufasha bwanjye we ndimenya mu gikapu uzuyemo dola nabuze Subaru sinamwe igikoma ubupfunyika bwinshi bw'inyungu ubona mu gikapu kirimo dola umujene uriyandikira oya abantu rambese man uriyandikira man watangiye kuririmba ufite nk'imyaka ingari top journalist the voice of artist so rero umunsi ngarukanye n'aba rapper bameze neza so ndabizi muri NY nta muntu utabazi umujene umeze gute fresh umeze bon ko mbona nta courage byagenze gute na mahoro wari wase so nkaba ndi kumwe iburyo bwanjye ndetse n'ibumoso ndi kumwe n'abajene ese duhereye meraha aka duhera umujene umeze neza neza bro wari wase na mahoro so life ni good muratangaza ikiza neza bro ibintu ni umutuzo so akaba ari n'umuraperi bakaba bamuze ku zina mbabari ubivuge cyane banabyumve neza Muti from Trapdira Music ndumva ibintu bigiye kubera ahangaha kabisa umujene yo Monster ni umuraperi mwiza cyane muri Nyamirambo nta muntu utamuzi akaba bamwita Monster ariko ndabona yambaye Cave Music so umujene ariko man ndabona ufite vibes ziri hejuru kabisa so ku ruhande rwanjye arya ahangaha ariko ndumva ari naho aha ni ibumoso ku ruhande rw'epfo nkaba ndi kumwe n'undi mujene nawe cyane kabisa umujene bakaba bamwita Mo neno mujene kabisa so mujene gute bateguye art yawe se icyango cyo kutagaragaza mu maso ubundi njyewe role model wanjye amwita 16 yeah nawe tuvuga ati no face icyambere ni ibikorwa man ubundi ugiye ubona nyine career nyine ino art nyine tu nibwo tuvuga ati abajene bafunza mu maboko bameze neza so mujene reka dutangirane so urumva n'abaraperi bameze neza so mujene uri tayari so give me the freestyle hot freestyle kabisa mustandaro igisasi ni wanegorora iyo nuritse barahunga nyuma bagahorora icare materi story wadaye nuzuranye furi kurapa nabuze feri mfite story zibarirwa toni mwiri korosi na tamaferi nge mbuza amahoni nge w'Kigali uzirisari n'ifari iyo mbona dolari hatari mbavamo nkajya kwigira imari mukikaraga mbura radari muvuzanye nzibarira kure inyuma mvumbaza gwa barasari that's what's up kurapa move natangiye niga senior 3 ubu ngubu suswe naga abajene mwiganaga aba classmates bajya bakubwira ati dutemo freestyle yewe umva nyine dutangiye dukira abapeta yigo nyine mukora utuntu tw'udutsinda gutyo nyine birangwa bisanzwe kagenda subisa so mbafitiye the fresh new question ni ikibazo kimeze neza so buri muntu kuri side yari buze kumbwira kuntu bimeze nyine uko abyumva so utangira nka music mu rugo yifashe gute ntabwo bavuze ati umujene wacigiye kwishora mu bintu by'uburara agiye kunywa ibitabi imogi cyagiye kujya mu bintu nyine bavuga dore biza ababyeyi barihirinze bakakwishura school fees ibintu bigiye bitandukanye so mu rugo yifashe gute abona utangiye urumva rugendo rwa byabura nyine kwifata gutyo nyine nabi urumogi nyine ntabwo byabura nyine nko mu rugo ariko nyine iyo wiga nyine abarimo itandukaniro nyine ry'umuntu utiga n'uwiga nyine tu so tutarajya kure ujya ufataho drugs habe na cigarette so murumva umujene niyo move nyine tu no drugs ni mu rusengero cyacimo mbere cyane so abantu mufata nk'abaraperi nk'abantu cyangwa aba artist nyine tu nk'abantu bishora mu bintu bitari byiza ibiyobyabwenge n'iki nk'ikihe kintu wababwira umujene iyo ni mind yapfuye byafora ni mind ya gaze ntabwo zigezweho mwana zike si droge bwa mbere yeah man ni impano nyine waba wifite mu cyo ntabwo usafata droge mind yapfuye kuba pepe nyine tu no guhindura so abantu basanzwe muvuga ati aba artist gutya na gutya ntago ari izo characters zirangwa umuraperi muzima artist muzima so ni nk'izihe platform ukoresha ku buryo umuntu amusagiye kureba ibihangano bya yazisangaho kuri Jomaka ni Young Muti channel Young Muti Instagram Young Muti ahantu hose nyine tuni even na TikTok ni Young Muti kabisa so mujene ni ze platform waba ukoresha YouTube channel Instagram
Niriye zina ririho Monster. So nimba ukeneye kureba ibihangano byiza bya Monster, jya kuri Instagram, jya kuri YouTube, jya kuri TikTok, ewan. Umujene, we nize platform ushobora kuba wakoresha umunana gusa. Platform bambonaho na IG, so Sadu wa Mush, Yeah man. YouTube, na Sadu n'ubundi TikTok, bose nuko nko Sadu. Nimba usanzwe uri umukunzi wacu wa Kosovo TV, uri umukunzi wa Sadu wa Monster, ewan the big gang muri Nyamirambo kabisa. Kora follow, subscribe, like and comment kujya unaje unabona n'ibindi biganiro byinshi tuza twa-uploadinga bigiye bitandukanye. So umujene ndibaza nago waje wenyine. Niwe muntu wakuzanye. umuntu nyine umunyeshuri twiganaga bita Tuke, bamwita Tuke. So buri Asado ni nka management yawe cyane umu brother nyine gufasha mu buzima busanzwe nyine tu muri career yawe. Asobanuye iki kuri we muri make? Sado nyine twarakuranye nyine turanye brother from another mother. So ni nk'iyo nama ushobora kuba wagira nk'uyu mujene. Cyaje umujene nama namugira arashoboye akomereza aho ngaho kabisa. Nuko n'abandi bose bigenda bazamuka gahoro gahoro nakomereza nta gucika intege. Thank you. Yeah man brother, keep it up kabisa. Ewana Kosovo TV turahari ku bwanyu. If you dropping the new bang, we are most welcome. Support yacu irahari kabisa. So umujene weho ni nk'uyu muntu mwazanye aha ngaha se? Yeah man. Njyewe nazanye n'abahungu from Shabdira Music. Kashi bamwita Yanglo. Promise Kizi. So Kizi ni nk'ikihe kintu, ni nka management nawe ugufasha muri management cyane blood? Kizi ni nka brother man. Nawe dusangiye brother kabisa. Niwo muntu kwifuriza ibyiza nyine tu. Nyine Shabdira n'urukundo, wumve ngo nabajene nka ariko bafite urukundo muri bo tu. Cyambere nuko bana nyine urumva twese turapromotinga nako. So next time tuzabatumira gang yose kabisa, none turi no mu yindi location. Ya reka mbashimire ko mwaje kwifatanya natwe anga. Kandi next time so mbere yuko nabari kumenya ongerone so abantu dukurikirana muri buze kujye hasi mutanga amanota mutubwire umujene nimba ari bashengure ewana aracagagura nenda mwize harya bamwita Monster. Muti from Shabdira Music. Young Moto tugiye kumugira A, Monster tumugire B. So muri buze gutanga amanota hasi muri comment mutubwire umujene amanutsemo afunzemo moboko. Yeah man, umujene uri tayari? So duhera ha ariko ndabiza abarapere anytime bahora bari tayari kabisa. Umujene give me the freestyle. Yo. Mbere yo gufata ifoke ndabanza nkakora stock y'ingoma nahise bayoke yumve cyangwa uyireke itsoke. Muzika wo ni muzima gusa bamwe mu bavuga barwaye rusoka, nshaka kubagoboka basi rimwe na rimwe bakajya banayoka. Iyo mbona barapunda manumva njyewe ntanaruka, izi ngoma bakora zitarenga u Rwanda nizo zibashuka. Muzika wabaye muzika buri saa dore turara twandika kugira ngo turebe basi nimba bayamanika. Amasaha nge mbyuka nibwo bataha gashuka, ngatabata niruka nkajya guhigira ingoma zanjye amatuka. Man, kuki mutemera bro? Kuki mutemera man? Kosovo TV hari ku bwanyu. Ewan, mujene the hot freestyle kabisa. Nchenda ndi pressing a light mbuto ni nyinshi nakuye Jamaica. Snitch yabaye malaika street irabunga induka mu fighter. Rasta yishuru nka hype na sawa mutuzi uri big na sniper. Ucanda mushima nka fire byumva bikunde mpinduke spider. Umutwe uzuyemo miri den nkakoma nkahinduka big. Akakanya nyene yabariri pana abajizi bahinduka snitch. Arukuno nteze muri siri birenze misabira family liri. Ibo nkunda bigumane jizi stay safe urago muri chiri. Turi benshi dukwamiye bench like God dukeneye bench. Imikinya Kripa man. Ndabwo ati Kosovo TV niyo televiziyo ya mbere mu Rwanda ibagezaho ibintu byinshi bigiye bimeze neza. Supporting the new generation, all the generation about no kubuzima hanga nyine even abantu bafite message nabo turabatumira hano nago dutumira imana gusa man. Kosovo TV irahari ku bwanyu, kora follow comment man, nago twiga tubabwira ibintu byinshi, ibikorwa birivugira
tugenda tubereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi ntiduteze kubatenguha turahari ku bwanyu. So umujene mbere yuko ngore kuranga ugiye n'ikihe kintu babwira abantu badukurikirana umunsi ku munsi badahwema kudoza amaso ngaha kuri Kosovo TV. abo bantu babakurikiranya cyangwa se twebwe badukurikirana twabwira ati ni mumozo kabisa muduhe iyo support turayikeneye. Support yabo turayikeneye kabisa, baduhoza amaboko ibiganza byabo baturebe badungo ubufasha dukeneye. Yaman umujene n'iki babwira abantu badukurikirana umunsi ku munsi ngaha kuri Kosovo TV badahwema kuduhozaho amaso. Ikintu cya mbere nababwira cyo kabisa umurapa akeneye ubufasha, akeneye ubufasha kabisa, wallahi bari ahantu hose kandi n'abantu nyine umuntu wese usapotinga umurapa nkawe yenda Kosovo TV wallahi baba bavuze umurapa naze nyine nabari neza nyine tubasha much respect to you. Umuntu wese umufasha umurapa ubufasha kabisa imanje mu mugisha nyine umurapa ikintu cya mbere akeneye ubufasha nyine. Yaman Sad mbere ko nanakore kuranga ugiye n'ikihe kintu babwira abantu badukurikirana umunsi ku munsi badahwema kuduhozaho amaso. Cyo nabwira abantu bakurikira Kosovo TV bahisemo neza, yaba ari umubyeyi urubyiruko bose bisangamo bahisemo neza bakomerezaho. Kosovo ni ibintu byiza cyane bicaho dukunda twese n'urubyiruko. Yeah, ready now my people, Kabari FIFA, host on Kosovo TV, the top journalist, the voice of artist. Abajene kambashimire ewana, that's what's up hanga hani mu rugo man. Shout out to you. Half man the best music man. Yeah, man.